Yes, reka ngusuhuze kandi mwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Mwese rero ndabasuhuje mukomeze kugubwa neza. Burya rero ngo Miki yavuze ko Kiramani ndetse ngo atahawe inkwano ye ngo kuko atari umubyeyi iwe. Ese ibi ibyaje kuvuga gute? Ese byagenze bite? Ese niki cyaba kibyihishe inyuma? Reka turebere hamwe twese impamvu uyu mugore atangaje ibi bintu. Ahangaha rero ni umukinnyi wa filime nyarwanda ariwe bita Mukobwajana Asifiwe uzwi nka Miki. Yasobanuye ko ibyavuzwe ku muhango ndetse w'ubukwe bwe na Agiraneza Pacifique, ahamya ko ndetse ngo amafaranga y'inkwano ye ndetse ngo atigeze ahabwa niyo nshuti Yannick nk'uko bamwe babyibwiraga. Nanone kandi Miki yavuze ko kandi kuba Kiramani yarambitswe ingofero ndetse ngo yambarwa n'abakuru, ahangaha rero ngo mu mihango yo gukwa ndetse ngo bitari bivuze ko ngo ari we wari uhagarariye umuryango ndetse ngo kandi wahawe inkwano. Ahangaha bivuga ko neza ngo ahubwo ko bwari uburyo ndetse ngo bwo kumushimira ndetse uruhare yagize mu rugendo rwe rw'ubwamamare. Aha murumva neza yuko kuba yaramwambitse ingofero bwari uburyo bwo kumushimira kuko byaje gutuma ahitinga ndetse aramamara cyane. Murabizi neza yuko ari umugore ukunzwe ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha yasobanuye ko kandi umugabo we ndetse ngo yabanje kuganira n'umubyeyi we, bari no kumvikana ku buryo bwo gutanga inkwano. Aha byose rero byakozwe mu bwumvikane ndetse n'umuryango we. Ahangaha rero mu magambo asobanutse Miki yagize ati Kiramani ntiyagombaga guhabwa inkwano ati kuko atari we mubyeyi wanjye. Anashimangira ko ndetse ngo kuba yaramwambitse ingofero ngo byari icyubahiro yamuhaye nk'umuntu wamubaye hafi nk'uko yanagihaye abandi bamufashije mu rugendo rwe. Ahangaha rero ni icyubahiro nyine nk'uko yagiye nyine ngo agiye abandi bagiye bamufasha mu rugendo rwe. Ahangaha rero murumva neza yuko rero aciye impaka cyane ku bantu bavugaga yuko ngo Kiramani ngo yariye inkwano y'uyu mukobwa. Ahangaha rero Miki rero akaba abisobanuye neza cyane. Mw'abantu mwe rero ibintu bikaba bigiye hanze neza cyane. Mukomeze mubane natwe rero tujye tubagezaho utuntu tw'udukuru nk'utu ngutu tugiye dusobanutse, ndetse kandi namwe mwigaragaza muduha komenti, mukatubwira no ku kindi kintu umuntu yagenda akoraho cyane. Mwese rero turabakunda, bye bye.